Intambara irarimbanyije hagati y'ingabo za M23 ndetse n'ingabo za Wazirendo by'umwihariko hariya muri kiriya gihugu cya Congo. Ni intambara mu by'ukuri iri kugenda igaragaza cyangwa se ihindura isura uko bwije n'uko bukeye, cyangwa se buri munota by'umwihariko ugereranyije n'ukuntu abantu bari kugenda babivuga cyangwa se n'ukuntu abantu bari kugenda babyumva. Ni intambara mu by'ukuri ifite ubukomere cyangwa se uburemere buri hejuru cyane, kuko ibisansu biri kugenda biturika cyane ndetse n'amasansi ari kugenda yumvikana, bigaragara ko nyine urugamba mu by'ukuri rukomeje kuba rwagenda rujya mbere. Mu by'ukuri ni ingabo rero cyangwa se M23 ikomeza kugenda ishaka kuba yakigarura iriya ntara ya Uvira by'umwihariko muri Congo. Bivugwa yuko rero M23 igomba kuba ngo yafata ngo iriya ntara ya Uvira yo muri Congo kugira ngo byibuze bazabashe ngo gusinyanga amasezerano y'amahoro, nubwo aya masezerano y'amahoro gari vuba ahangaha, ariko ngo M23 yonga ishaka ko amasezerano ngo azaba ngo yaramaje gufata ngo iriya ntara ngo ya Uvira by'umwihariko. Ni ibintu bigenda bigaragara mu by'ukuri, ari no mpamvu ngo intambara iri kugenda ifata intera hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Wazirendo by'umwihariko. Kugeza kuri ubu rero nuko ingabo z'abarundi nazo zamaze kwiyunga ku ngabo za Wazirendo cyangwa se ingabo zo muri Congo, bakaba bari kugenda rero ingabo z'abarundi zikaba ziri kugenda gufasha, ziri guha umusada ingabo zo muri Congo kugira ngo babe babasha kuba barwanya ingabo za M23 ziri muri Congo, ziri gushaka kuba zafata ngo iyi ntara ngo ya Uvira by'umwihariko. Ni ibintu biri kugenda rero, ari no mpamvu intambara iri kugenda ifata intera cyangwa se igenda igaragaza ubukana bugiye burushaho nyine ugereranyije n'ukuntu intambara mbere yabaga imeze. Kuri ubu ngubu nuko ibisansu biri kugenda biturika cyane cyane, ndetse n'amasansi ari kugenda yumvikana hirya no hino agenda acicikana by'umwihariko. Abaturage bagiye baturaniye imipaka by'umwihariko ya Congo ndetse n'u Rwanda, ndetse aha hantu rero mwavuga ko iyi ntambara iri kugenda ibera neza ku mupaka wa Congo n'u Rwanda, hariya mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bugarama. Ndetse ibi kugenda bigaragara nuko nyine intambara iri kugenda igenda ifata intera igaragara cyane kugeza kuri ubu rero nuko impunzi cyangwa se abaturage bo muri Congo bari muri kariya gace nyine intambara iri kugenda iberamo hagati ya M23 n'ingabo za Wazirendo, bari gushaka nyine by'umwihariko M23 gufata iriya ntara ya Uvira. Nuko rero abaturage bari kugenda bimuka bagenda nyine bajya mu bihugu by'umwihariko bagiye baturaniye nabyo. Kugeza kuri ubu nuko rero izo mpunzi mu by'ukuri kugenda ziva muri Congo ziza mu Rwanda, mu by'ukuri bakagenda bazicumbikira ndetse banazakira neza by'umwihariko, kuko intambara yo ikomeje kugenda irimbanya muri kiriya gihugu cya Congo, ndetse bigenda bigaragaza ko umutekano utari kugenda ugaragara neza cyane hari ahantu nyine bari kugenda barwana. Mu by'ukuri rero impunzi zikaba zatangiye mu by'ukuri kugenda zimuka ziva aho hantu intambara iri kubera. Mu by'ukuri rero ni impunzi ziri kugenda nyine ziza mu by'ukuri zigana mu Rwanda. Kuri ubu rero ni u Rwanda rukaba ruri kugenda nyine ruzakira neza. Mu by'ukuri nyine bigaragara ko u Rwanda na Congo umubano wabo ushobora kuba umeze neza cyane, uhagaze neza. Kuri ubu ngubu rero iyi ntambara rero ikaba ikomeje kugenda, abarundi bari kugenda barasa ibisansu bigiye bikomeye cyane hariya kuri M23 cyangwa se ahantu M23 kuri ubu ngubu yakambitse nyine. Mu by'ukuri nubwo M23 iri kugenda ifata ibyo bisansu nayo ikaba yagenda ikaba yabifubiriza mu kirere, bigaturikira mu kirere, bigahita biba umwuka mu by'ukuri. Ariko ku by'ukuri uko bigaragara ahantu ibisasu biri guturikira nyine biri kugaragara ko nyine ari igisasu kiba kigiye gifite uburemere cyangwa se n'imbaraga ziri hejuru, bigaragaza ko nyine urugamba rwo rukomeye kandi ruri kugenda rujya mbere. Mu by'ukuri mbere y'uko rero amasezerano cyangwa se ngo basinya amahoro, ni ibintu bigaragaza ko M23 ngo yashizemo imbaraga cyane, ndetse iri kurwanya ifite imbaraga cyane nyine kugira ngo ibashe kuba yafata iriya ntara ya Uvira by'umwihariko, kugira ngo babashe nyine kumenya neza ko iyi ntara ya Uvira bayifashe, kuko bigaragaza ko M23 ngo intara yagiye ifata zose itari zishaka cyane ugereranyije n'iyi ntara ya Uvira iri gushaka kuba yafata, cyane ko nyine bivuga ko ubundi izindi ntara ngo yagiye izifata cyangwa se ikagenda izisubiza bitewe n'uko bari babashe kuba basenya amahoro. Kugeza kuri ubu rero nuko M23 nawe rero igomba gushaka ukuntu ngo yafata iyi ntara ya Uvira mbere yuko ngo basinya amasezerano, mu gihe ari kubura igihe gito cyangwa se ibyumweru nka bingahe kugira ngo babashe kuba basinya amasezerano n'amahoro, iyi ntambara ibashe kuba yahagarara muri kiriya gihugu cya Congo ngo umutekano ugere ugaruke. Gusa kuri ubu rero impunzi ziri kugenda zimuka cyane ziva muri Congo by'umwihariko nyine hariya intambara iri kubera, ndetse biri kugenda nyine bigaragaza ko nubwo nta mubare w'abantu uragenda utangazwa bari kugenda baburira ubuzima, gusa mu by'ukuri nuko nyine abantu bari kugenda bimuka, bigaragara ko nyine nta mutekano uhari, bari kugenda nyine bahungira mu by'ukuri mu bihugu bagiye batandukanye bigiye bitandukanye nyine bagiye baturanye na Congo, ndetse no mu Rwanda bakaba batangiye no kwaza by'umwihariko. Ni ibintu bigaragaza ko nyine urugamba rwoho rukomeje kugenda rujya mbere mu by'ukuri, ndetse n'uri kugenda ruhindura isura, nubwo bari kugenda bafata akanya gato bakaba baruhuka bakiha akanya ko k'amahoro nyine nta ntambara iri kugenda iba, ariko bari kongera hagashira nk'amasangahe ukajya kumva ibisansu za grenade biri kugenda biturika nyine aho ngaho urugamba ruri kugenda rubera, ukongera bagafata akanya nabwo bakaruhuka, ariko nanone bakongera bagakomeza urugamba. Mu by'ukuri ubona ko nyine urugamba ruri kugenda rufata intera, ndetse ugereranyije n'ukuntu nyine urugamba mbere rwagendaga ruba mbere ya M23 iri kugenda ifata utundi duce tugiye dutandukanye. Urebye urugamba rw'ubu ngubu ndetse n'urugamba rwagiye ruba mbere hose, usanga urugamba rw'ubu
ngubu rwo noneho ruri hejuru cyane, rurimo ibitambo byinshi cyane, kuko mu by'ukuri nyine bigenda bigaragara cyane cyane ko n'ingabo z'abarundi nazo kuri ubu ngubu zamaze kwinjira muri iyi ntambara, zikaba ziri gufasha Kongo cyangwa se ingabo zabo zirendo by'umwihariko kugira ngo babashe kureba ko batsinda M23 muri kiriya gihugu cyo muri Kongo. Nyine mu by'ukuri iyi ntambara iri kuba iyabera. Bibutsa ko iyi ni intambara iri kumara iminsi 3 kuri ine mu by'ukuri itangiye hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Wazirendo ari muri kiriya gihugu cya Kongo, ndetse n'intambara yatangijwe, bavuga ko intambara yatangijwe n'igihugu cyo mu Burundi, aho mu by'ukuri byagaragara ko nyine ingabo z'abarundi zagabye igitero gikomeye cyane kuri M23, aho yari icumise cyangwa se aho yubatse ingami. Mu by'ukuri nyine byamaze ngo nisi byanatumye bimara umunsi wose ngo M23 ngo itararasa nyine cyangwa se itarasubiza nyine nayo ibitero. Mu by'ukuri byamaze umunsi umwe M23 itaratangira nayo kuba yagaba ibitero nyine. Mu by'ukuri nubwo ingabo z'abarundi zari zamaje kwihuza n'ingabo za Wazirendo cyangwa se zo muri Kongo kugira ngo babashe kuba bakataka M23, gusa kuri ubu ngubu M23 nayo rero ikaba yaratangiye nyine kuba yarwana yitabara nyine, cyangwa mu by'ukuri nyine ibasubiza nyine nabo ibitero babagiye bayigabaho. Ni intambara iri kugenda rero igaragaza nyine ibikomere byinshi cyane, cyangwa se iri kugenda igaragaza nyine ubushobozi bw'uko nyine M23 ishaka kuba yafata mu by'ukuri iyi ntara ya Uvira, nayo ikaba yayifata ikayishira mu zindi ntara yagiye ifata, nubwo ari intara zimwe na zimwe yagiye isubiza bitewe n'uko nyine bagiye babiganiraho mu by'ukuri n'ibihugu byombi. Gusa kuri ubu ngubu rero M23 yo gahunda ni ukuba yafata iyo ntara ya Uvira nyine iri muri Kongo, ikaba yayifata kuko ari nayo ngo bigaragara ko ariyo ikeneye cyane kurusha ngo izindi ntara zose ngo yagiye ifata. Gusa kuri ubu ngubu rero nuko abarundi nabo rero bakomeje kugenda nyine bagaragaza ko bafite nabo intwaro zigiye zikomeye cyane. Kuri ubu ngubu nubwo bari kugenda nyine bagaba ibisansu bigiye bikomeye cyane bifite imbaraga cyane cyane, nyine bagaba nyine igitero kuri M23, aho bari kurwana nyine urugamba by'umwihariko. Ariko nanone nimba uri kubona urugamba rugeze kuri channel yacu ya Igrus TV, reka nizere ko wamaze gukanda subscribe, ufungura inzogera kugira ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, 5 kuri 5. Ariko nimba iyi video wayikunze, kora like, utere comment ndetse unayisharinge ku nshuti zawe kugira ngo babashe kumenya aya makuru meza ari kugenda ageraho nyine uraho umurwano wa M23 ndetse n'ingabo za Wazirendo by'umwihariko, aho nyine intambara iri kugenda igana cyangwa se uko biri kugenda bimera n'ubwo biri kugenda nyine mu by'ukuri ku muhano nyine bari kugenda baturira mu by'ukuri uyu mupaka w'u Rwanda na Kongo. Nyine uri kugenda wumva ko ibisansu biri kugenda biturika, n'igihe nyine abantu bari kugenda bagira ubwoba mu hamwe na nyine bakagenda bituma abaturage bagenda bagira ubwoba mu bintu bigiye bitandukanye, bakagenda bigengesereye mu by'ukuri nyine kugira ngo babashe kubareba ko baharamuka, nubwo ari abantu bari kugenda bimurwa nk'abagore batwite. Mu by'ukuri biri kugaragara ko bari kugenda bimurwa bava hariya ku mupaka nyine by'umwihariko ari muri site cyangwa se mu murenge wa Bugarama, bimurwa bajyana ahandi hantu hari umutekano kugira ngo bitazabasha kugiraho abana bari mu nda ingaruka, ndetse bitazabasha nyine kubagiraho ingaruka by'umwihariko muri rusange. Iyo rero yari itanga mu by'ukuri yari amakuru agaragaza nyine M23 n'ingabo za Wazirendo ndetse intambara yabo nyine aho igeze mu by'ukuri n'urugamba aho rugeze by'umwihariko rurimbanya kugeza kuri ubu rero, nuko n'ingabo z'abarundi nyine mu by'ukuri ayo nta makuru nayo wamenya ko bamaje kwiyunga ku ngabo za Kongo kugira ngo babashe kuba barwanya M23 hariya muri kiriya gihugu cya Kongo gishaka kuba yakigaburira Uvira iriya ntara yo muri Kongo. Ndagushimiye twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, uri umuntu w'agaciro cyane. Ariko nimba iyi video wayikunze, muri bwa butukundo rwanyu nyine kora like, utere comment ndetse unayisharinge ku nshuti zawe. Ariko nimba uri kubona n'ubwa mbere kuri channel ya Peakwest TV, ndakunyize kora subscribe, uri kugufungura inzogera kugira ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, 5 kuri 5. Ayo yari amakuru agezweho muri kano kamwanya mu by'ukuri nyine areba abanyarwanda cyangwa se areba n'abandi bantu bose bagiye batandukanye. Ingabo za M23 kwiza kuri ubu nyine urugamba rwongeye kuba rwasubukurwa cyangwa se bongeye kuba bakorana nabo n'ingabo za Wazirendo hariya muri kiriya gihugu cya Kongo. Nunabwira ko ndetse n'ingabo z'abarundi nabo zamaje kuba zakinjira muri iyi ntambara ziri gufasha ingabo za Kongo kugira ngo babashe kuba barwanya ingabo za M23.